Biratangaje ukuntu abagabo biruka ku bagore uyu munsi babashakaho urukundo, nyamara abo bagore nabo bakaba bari gufata imibiri yabo bayitangira ubuntu ahantu hamwe cyangwa se ahandi hantu runaka. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mugisha. Inkuru yanjye maze imyaka 5 mfunguye urubuga rwa YouTube mbikoreye mwebwe. Mu myaka 5 dukora kinyamwuga ngo tubashe kungurana ubumenyi n'ibitekerezo mu bigezweho ku isi. Niyo mpamvu tumaze kuba abantu 35 birenga by'abadukurikira. Uratekereza ko iki atari cyo gihe cyiza ngo nawe winjire mu badukurikirana uyu munsi? Niba usanzwe utabamo, kora subscribe twikomereze, kuko Télé Montagne Rwanda, we dream big and create changes. Turota byagutse tukazana impinduka ku isi. Ikaze mu muryango w'uko subscribe uyu munsi. Tubwirwa kenshi ko ku bagabo kugira ngo ube ukwiriye kuba wakundwa nibura hari inzira uba ugomba kunyura. Ku mugabo birazwi neza ko kugira ngo ube wabasha gukundwa nibura hari ibintu uba ugomba kuba ufite, bitaba ibyo waba uri kuvomera mu bitete utabizi. Ugomba kubanza gukira, ugomba kugira no kurundanya amafaranga, ugomba guhereza umwanya abagore cyangwa se abakobwa n'igihe bari kukwihunza, ugomba gusoma ibitabo no gushaka inama kangari ku rukundo. Ngaya amagambo n'amasomo y'imitoma, ibi byose ugomba kubyiga. Bavuga ko ugomba kuba uzi kuganira, ukaba uzi kwambara neza kandi ukabusenga nk'umukuru w'itorero. Hari n'abajya kure bakavuga ko ugomba kuba uri kwiyemeza mirimo cyangwa se uzi neza cyangwa se ufite uburambe mu guhuza ibitsina, uzi kubikora neza. Ngewe nawe tuzi ko hari abantu batari bake babyemera gutya, nyamara hari ukuri kutaraza gutuma wumva utekanye mu mutima wawe, amatwi yawe yegeze hino. Abagore uyu munsi bari gutanga imibiri yabo ku bagabo batanagira n'icyo bakora. Nta mafaranga, nta ndangagaciro, nta hazaza bafite, nta n'icyo bariho. Abagore uyu munsi imibiri yabo bayihereza bene aba bantu, abagore cyangwa se abakobwa, nta kiguzi. Wibuke wowe uri gukoboka ngo ukunde uzabone umwe muri aba. Bari kureba abantu bishushanyijeho byonyine ati uyu ni umugabo. Bari kureba abantu bari aho gusa bafite indirimbo nziza kuri Bluetooth, kuri playlist zabo nziza, nako zimwe mu zo twita ko zigezweho, bati uyu ni umugabo. None ikibazo ni kimwe, kubera icyo abagabo bamwe basa n'abagura iby'abandi babonera ubuntu. Bisa n'aho abagabo bo mu isi y'uyu munsi bari gukoreshwa bakishyuzwa ibyaha abanyamahanga bakoze. Umugore cyangwa se umukobwa azabyita indangagaciro, azakubwira ko bibaho, gusa buri gihe hari ibihano bikurikira amahitamo ye mabi aba yaragiye akora mu buzima. Umukobwa cyangwa se umugore iyo yaciye inyuma umuntu umwe runaka, cyangwa se umugabo nawe niko biba bimeze iyo yagiye aca abantu benshi inyuma mu bo bahuye, wisanga ugomba kwishyura igiciro gikomeye. Uba ugomba gukora cyane ngo werekane ko we nibura wowe uri indahemuka, uri inyangamugayo. Ni nko gukorera umukire w'igisambo, umubose. Uba usabwa kwerekana cyane ndetse no kwigenzura cyane kugira ngo hatagira n'akantu na gato mu byo ukora kagaragaza cyangwa se kagaragara nkaho washakaga kwiba. Umugore cyangwa se umukobwa iyo ubuzima bwe yiherezaga udusore cyangwa se utugabo tw'udukene, ubwo bivuze ko wowe ugomba gukora cyane ukamwereka ko uri umunyamiliyoneri. Wabyita ihungabana uko wabishaka, gusa umugore iyo yagiye akundana n'abantu batamuhaga umwanya, ubwo uzaba usabwa kujya uhora uhari bihagije. Bisa naho abagabo uyu munsi bari mu bihano by'ibyaha batigeze bateza na gato. Bisa naho bari kwishyura ideni batafashe. Ikirenze ibyo, uyu munsi abagabo bari gukozwa isoni no gusaba ibintu bundi abategarugori batangira ubuntu ahandi. Bitekereze gutya, ni kangahe wumva abagabo basebye ngo bari mu gusaba guhuza ibitsina n'abagore runaka? Abasore se ni kangahe wabumvise muri ibyo bintu? Ni inshuro utabara. Uyu munsi uzamusaba kwitwara kigore nk'umwari, azakubwira ko umugenzura cyane. Uzamusaba ko agukunda wenyine maze akubwire ko nawe ubwawe utizera. Uzamubwira ko akunda cyangwa se wowe ukunda abakobwa, abagore bataryamana cyangwa se bataryamanye n'abantu benshi, azakubwira ko wanga abagore. Ati rwose ibitekerezo ugira ku bagore ntabwo ari byiza. Nyamara uwo uzabukubwira ibyo yamaze imyaka myinshi umubiri wawuhereza umuririmbyi w'injyana y'umujinya rapere kubuntu. Yarateze ajya mu ntara kurarana n'umugabo n'abagabo
kugira bamwishyura amafaranga yo kureba filime kuri Netflix byonyine. Uwo mukobwa uwo mugore yamaze imyaka myinshi ashyira ubwambure bwe kuri internet ashakisha kwitabwaho atanabasha kubahisha. Ubu rero uzasanga wowe agusaba kuhaba ukahamubera nk'umugabo uhamye wa nyawe, kuhaba nk'umugabo nyamara ku mugore wigize kuba rimwe ari nk'indaya ahantu. Munyihanganire gukoresha ijambo nk'iryo. Usanga abagore uyu munsi bashaka abagabo bafite agaciro, nyamara bo nta na gake namba. Umubajije ubwoko bw'abantu ashaka azakubwira ati muremure, ufite amafaranga, ufite umubiri wubakitse, umpereza urukundo, unyumva, usenga Imana, akamenya kunshimisha, untembereza, undinda kandi w'inyangamugayo. Nyamara ubivuga abenshi muri bo, muri abo bagore bo baba bafite iki? Avuga ko we ari we ufite, nta kwiyubahisha, nta discipline, nta mahoro afite, nta budahemuka namba. Icyo afite gusa n'umubiri amaze guheza abandi bagabo 12 bose baryamanye nawe. Hanyuma icyo akora aguhamagara agusaba ibirenzeho. Isoko bisa naho ryasenyutse kubera ko abagabo bakomeza kugura ibitakabaye bigurwa mu by'ukuri. Abagabo bishyura amashusho y'urukozasoni, bashimagiza uwaryamanye n'abantu benshi. Abagabo bari gutuma abakobwa batiyubashye baba bakire, barabikora cyane kandi bikibasira abandi. Uyu munsi bashimagiza abagore bishyira hanze kurenza abagore bikomeraho. None uyu munsi twibaza impamvu sosiyete isigaye yarabaye umwanda cyane muri sosiyete bashakiramo abakunzi. No kubera ko ibiciro byaramanutse, gusa kwemera cyangwa se ukwemera kwishyura byo birazamuka. Abagabo dufumbira ibibi, ubundi tukibaza impamvu amahoro yabuze muri twebwe. Urukundo rwubakiye ku kugura cyangwa se consommation, kurekura ubutunzi buri gihe ruzavaho igihe warekeye kuburekura. Nubura akazi kawe azakubwira ko wahindutse, uzashyiraho imipaka mu buzima bwawe akwite ko uri kumuhohotera. Uzamubaza ibyerekeye ahashize he, azakubwira ko niba utangiye ibyo ngibyo ubwo ngubwo nta nubwo ukwiriye kuzajya mu hazaza he. Bisa naho udafite cyangwa se udafite umwunganizi mu by'urukundo, ahubwo wagira ngo uri kumwe n'umuofisiye ushinzwe umutekano, wagira ngo uba hamwe na maneko. Ntabwo uri mu rukundo, ahubwo usa naho uri mu kwishyura amadeni. Nibyo, urukundo rutangwa ku buntu, ariko nanone rugomba gutanganwa ubwenge n'ubushishozi. Nibyo, urukundo rutangwa ku buntu, ariko nanone rugomba gutanganwa ubwenge n'ubushishozi. Ni ikibazo gushyingiranwa n'umugore, umukobwa wahaye umubiri we ku buntu, abagabo batari banafite ikintu bateganya ku buzima bwe. Ibyo nubikora, ubwo uzitegure kubakira ubwami bwawe ku musenyi. Ugomba kureka agatangira kuri zero nk'uko wabigenje. Agomba kwiga icyo kwigomwa bivuze. Agomba kwiga kongera kubaka discipline yatakaje yishimisha ndetse ashakisha ukwemerwa. Kubera ko umugore ugukunda nyabyo ntabwo yareka ngo wowe ugure ibyo yahereye abandi ubuntu. Ijambo rya nyuma, umugabo wese wiyubatse we ubwe ni ikizira cyane kwingingira abantu kumuhitamo. Usanga umukobwa yaragiye agira imyaka ye yo gukora ibibi, imyaka yishyize akizana ntawe umuvugaho. Gusa uyu munsi ugasanga ngo akeneye umucunguzi. Gusa ndagira ngo nkangura abagabo, ntabwo uri ikigo bagororeramo abagize imyitwarire mibi, ntabwo uri rehab, ntabwo uri igihembo ku bantu bitwaye nabi mu mabyiruka yabo. Reka tujyane, ntabwo ndaza kukwita umugabo nyawe, kuko ibyo byose barabigukora ubibona kandi ukabyihorera, ahubwo uri umuswa. Hagarika kwihereza abagore ubusanzwe batigeze bishyira cyangwa se bakira mu isuzuma abagabo baje imbere yawe niba ngo babashe kubihereza. Niba urukundo ugomba kurugura, jya umenya neza ko nawe hari ikintu bari kukwishyura. Ibigwi bya nyabyo by'umugabo burya ntabwo bitangirana no gushaka abagore cyane cyangwa se abakobwa. Byose bitangirana no gushyiraho imirongo ngenderwaho, ubuziranenge ngenderwaho mu buzima bw'uwo mugabo. Nshuti nziza mwari mudukurikiye, iki ni ikiganiro gatabo.
ikiganiro turebera hamwe amasomo y'ubuzima mu bitabo bitandukanye ndetse ugikurikira kuri Télé Montagne Rwanda. Télé Montagne Rwanda ni igicumbi kuri ubumenyi twese tukabana mu isi tujijutse. Samuel Mugisha ni ukuba hafi muri urwo rugendo twatangije. Nizere ko wakoze subscribe. Urubuga Live Compass ni urubuga rugira abantu inama ku buntu nk'izi. Live Compass Rwanda ushobora gukanda kuri link nashyize munsi y'iyi video no muri comment, ubundi ukabasha cyangwa se ukabasha kuba wagisha inama ku byerekeye urukundo, ubuzima, amafaranga ndetse n'imibereho. Wabona no kuri Facebook. Kuri uru rubuga uba ushobora guhabwa ubujyanama kuri WhatsApp yawe, SMS ndetse na email ukoresheje ibyo ngibyo. Byose bigakorwa mu ibanga nawe umenye uwo uriwe, kandi ubwo ugahabwa ubujyanama bukubereye. Live Compass, habwa inama y'umunsi ku gihe, wirinda ko inshuti zawe zigushyira hanze cyangwa se zaza gushyira hanze nyuma y'uko wazisangiza amabanga yawe.